Muraho neza, Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, mbifurije igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe wese uri kureba iyi videwo kuri Women in God's Ministry. Imana iguhe umugisha kubwo gufungura iyi videwo, kandi Imana iguhe umugisha kubwo gufatanya nanjye ijambo ry'Imana ndetse no kurisoma no kurisengeramo. Uyu munsi rero turi busome ijambo ry'Imana turi busange muri Samweli wa mbere, ibice 5. Rero ku murongo waho wa mbere, umutwe waho w'amagambo uratubwira ngo isanduku y'Imana itsinda Dagoni, ikigirwamana cy'Abafilisitiya. Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana, bayikura kuri Ebenezeri bayijyana kuri Ashidodi. Isanduku y'Imana igezeyo, Abafilisitiya barayenda, bayijyana mu nzu ya Dagoni, bayishyira iruhande rwa Dagoni. Maze Abanyashidodi babyutse kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduka y'Uwiteka, barayegura bayisubiza aho yari iri. Bukeye bwaho babyuka kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, kandi igihanga n'ibiganza bya Dagoni byaguye ku biri n'umubyimba ku gitabo, hasigara umubyimba wayo gusa. Nicyo gituma abatambyi ba Dagoni n'uwinjira mu nzu yayo wese batarushya bahinguka ku gitabo cya Dagoni muri Ashidodi na bugingo n'ubu. Umurongo wa 6. Nuko rero ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga Abanyashidodi n'abo mu butware bwabo, arabarimbura abateza ibibyimba. Abanyashidodi babonye bibaye bityo baravuga bati, isanduka y'Imana ya Isiraheli ntikagume muri twe, kuko ukuboko kwayo kwaturemereye hamwe n'Imana yacu Dagoni. Niko gutuma ku batware b'Abafilisitiya bose bateranira aho bari barababaza bati, tugire dute isanduka y'Imana ya Isiraheli? Barabasubiza bati, isanduka y'Imana ya Isiraheli muyihererekanye igere i Gati. Nuko bajyana isanduku y'Imana ya Isiraheli. Bamaze kuyihererekanya, ukuboko k'Uwiteka kurwanya urwo rurembo kurutera umubabaro cyane. Abo mu rurembo, aboroheje n'abakomeye, abateza ibibyimba bisesa ku mibiri yabo. Maze isanduku y'Imana bayohereza kuri Ekuroni. Abanyekuroni bayirabutswe izabasakuriza icyarimwe bati, bahererekanije isanduku y'Imana ya Isiraheli, none bayitugejejeho kutwicana n'abana bacu. Baherako batuma ku batware b'Abafilisitiya bateranira aho bari baravuga bati, nimwohereze isanduka y'Imana ya Isiraheli isubire aho yari iri, ye kuzatwicana n'abantu bacu, kuko muri urwo rurembo rwose bari bihebeshejwe n'urupfu, kandi ukuboko k'Uwiteka kwabaremereye cyane. Abatapfuye batobotse ibibyimba, umuborogo w'ururembo ugera mu ijuru. Amena, amen. Inshuti bakunzi banjye, bakunzi ba Women in God's Ministry, iri ni ryo jambo Imana yampaye, yari impaye ku munsi w'ejo, ariko sinahita mbona uburyo bwo kuyirikodinga, ariko ni ijambo riri muri Samweli wa mbere ibice 5, tugasoma icyo gice cyaho cyose. Ni ijambo ritubwiye ngo Abafilisitiya banyaze isanduku y'Imana, bamaze kuyinyaga ngo barayitwara bayishyira mu nzu y'ikigirwamana cyabo Dagoni, bayegeranya na Dagoni. Ngo bukeye mu gitondo bagarutse kureba basanga Dagoni yaguye hasi yubamye imbere y'isanduku y'Imana. Haleluya. Ngo barongera baravuga bati, ahari wenda ni icyakomye Dagoni iragwa. Bagira gushidikanya, barongera barayihagarika, ariko none bagarutse noneho basanga kugwa kwayo kwa Dagoni kwabaye kubi kuruta ukwa mbere. Muri iri jambo rero Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bose, umwanzi Satani yanyaze ibyabo, bari bakabona destiny zabo zisa nkaho zapfundikiwe, hari ahantu zahagarariye. Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo muri iri jambo ngo uko Dagoni yatsindiwe imbere y'isanduku y'Imana, niko abantu batwaye ibyawe, niko abarozi bagiye bakazinga destiny yawe, bakazinga nimba ari urushako rwawe ukabona bararuhambiriye, niko bagiye gutsindwa. Niko uko bagiye bagahambira ibyo bintu. We muntu w'Imana w'umunyamasengesho ukunda gusenga, komeza wenyegeze ngo amasengesho yawe usenge cyane. Uko Dagoni yaguye imbere y'isanduku y'Imana, ni nako abo bantu ibyabo bigiye gutsindwa. Ibyo bakuziritse, ibyo bagutongereho, ibyo bakunyaze, Imana ikongera ikabigarura mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo aba Banyafilisitiya ngo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ukuboko kw'Imana kwarabaremereye kubwo kunyaga isanduku yayo. Hari abantu batanyagwa rero, hari abanyamugisha,
batavumika, Imana itazakundira ko ibintu byabo babitwara bwose gutyo ngo burundu bihere. Niba rero nawe urimo ubizi neza ko hari ibintu umwanzi yakunyaze, niba nawe uri kunyumva uzi neza ko hari ibyawe byanze bikunze ubona ukabona bisa nkaho bihambiriye, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo komeza usenge wenyegeze, ubundi kurwana n'uko Uwiteka Imana araje arwanya abo bantu bahambiriye ibyawe, araje arwanya abo bantu bazinze ibyawe, ukuboko kw'Imana kugiye kubaremerera kugeza ubwo bazavuga bati ibyago turi kugira bitewe n'ibyo twakoreye uriya muntu, bo ubwabo bibwirize barekure ibyo bagukoreye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo barekuye isanduku y'Imana iragenda, bagambiriye ko isubira mu Bayisiraheli. Ibyo Satani yakunyaze abicishije ku bapfumu, abicishije mu barozi, menya ko mu ijuru dufite Imana iturengera, kandi menya ko ijambo ryaravuze ngo uri muri twe aruta cyane uri mu b'isi. Menya ko uri muri wowe rero afite imbaraga ziruta iz'abarozi, afite imbaraga ziruta iz'abapfumu. Komeza usenge, komeza uhamagare, komeza utitirize, ukuboko kw'Imana kumanukiye kugira ngo kukurwanire kandi kukuneshereze. Uwagukoreye ibyo bintu agiye guhura n'umubabaro ndetse n'umuborogo ukomeye cyane. Iri ni ryo jambo rero Imana yampaye, murisome murusheho kumva no gusobanukirwa umugambi w'Imana. Uyu munsi wose Imana ibane namwe kandi bashyigikire, ni naryo turi busengeremo. Reka tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye bye, ndabakunda, Imana ibahe umugisha.